Mwaramutse neza mwese mukomeje kudukurikira aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi turabasuhuje. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2026 no munsi wa 8 w'umwaka. Reka rero dutangire n'amakuru yacu tugiye kwibanda ku ngingo ikomeye cyane n'ingingo mama 23 igize gutya ihishura imennye ibanga ry'icyo igiye gukorera Perezida Tshisekedi nyuma y'agasuzuguro gakomeye akoreye Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagaruka nuko yandi makuru arimo agenda avugwa mu bice bitandukanye byo hirya no hino ku isi, ariko iyo niyo ngingo nyamukuru tugiye kuvuga. Ni ibintu batangaje, ni ibintu bahishuye nta warubizi. Ariko mbere yuko twataka iyo ngingo, reka tubanze turebe uyu mutwe wa 23 duce mu dukuru duke cyangwa kamwe cyangwa tubiri. Uyu mutwe wa 23 washyizeho amabwiriza abuza abantu kwigarurira amasambu n'inzu za leta mu bice uyu mutwe ugenzura muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo rero uyu mutwe wasobanuye ko ari amabwiriza ashingira ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo ku itariki 18 Gashyantare 2006 nkuko ryahinduwe kandi rigasubiramo zimwe mu ngingo, by'umwihariko ingingo ya 64. Aya mabwiriza kandi ashingira ku ngingo z'amategeko agenga mama 23 yashyizwe ku itariki 15 Ukuboza 2023 ndetse nizemejwe n'abatangije mama 23 ibunagana kwa 20 Ukuboza 2023. Amabwiriza rero akubiye mu itangazo rya FCM 23 ryashyizwe mu mukono n'umuhuzabikorwa wungirije akaba na perezida wa 23 yitwa Bwana Bertrand Bisimwa kuwa 6 Mutarama, abuza abantu kwiha imitungo ya leta yaba yubatse, itubatse cyangwa ibyo leta yashyize mu maboko yabikorera. Akavuga ati birabujijwe mu bice byabohowe gushyiraho, gusohora, gutanga, kwandika cyangwa gutuma handikwa inyandiko iyo ari yo yose y'ubutaka, icyemezo cyandikisha, uruhushya rwo gutura cyangwa gukoresha ubutaka, inyandiko ya leta cyangwa y'amategeko cyangwa indi nyandiko iyo ari yo yose iha cyangwa yiyitirira guha uburenganzira nyabwo bw'imitungo cyangwa ubw'umuntu ku giti cye kuri iyo mitungo yamaze kuvugwa haruguru. Iki kintu rero mu by'ukuri ikintu kirimo ni ukuvuga ko iyo mitungo yaba ya leta cyangwa se abaturage babujijwe gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gutanga, kugurisha, kwimura cyangwa guhindura uburenganzira ku mutungo, by'umwihariko binyuze mu kuba bakwigabiza, mu kuba bagurisha, mu kuba batanga nk'impano, mu kuba bahererekanya, gutanga nk'umurage cyangwa guhererekanya umutungo, haba mu kwishyurwa cyangwa ku buntu birebana n'imitungo y'ubutaka yavuzwe. Uzanyuranye rero n'aya mategeko azabihanirwa, cyangwa se uzanyuranye n'amabwiriza azabihanirwa n'amategeko nk'uko uyu mutwe wagiye ubitangaza. Ibi bintu rero bije nyuma y'uko hari abantu bari bamaze iminsi bavuga ngo mu bice mu 23 yafashe abantu bagahunga, cyangwa se zari inzu za leta cyangwa ibikorwa bya leta, hari abantu bagiye babyigabiza, cyangwa se umuntu agafata umutungo wundi agahita awugurisha kubera ko yenda uwo muntu yahunze cyangwa se yapfuye agahita awugurisha. Ibyo ngibyo nyine bikaba ngo byari bitangiye gusa naho hari abantu bari gusahurira mu nduru, bari gusahurira kubera intambara yabaye, bagatangira kwigabiza imitungo y'abo bantu. Nicyo kintu rero mama 23 isa naho ihagaritse. Hari kandi n'abandi bashobora ngo kuba barimo bakoresha iyo mitungo bari bafite bahariya bakayigurisha kugira ngo babone amafaranga bajye gutura ahandi cyangwa se batera inkunga ibindi bikorwa bitandukanye. Mama 23 rero ikaba yabiciye imboni, iravuga iti ibingibi ntabwo ari byo. Tukiri mu dukuru twihutirwa, reka tubwire yuko abanyekongo babarirwa mu 105 bamaze ibyo gupfa mu byumweru 2 gusa bamaze mu nkambi zo mu Burundi aho bari barahungiye nyuma y'uko mama 23 ifashe ibice bitandukanye cyane cyane muri Uvira. Abaturage benshi b'abanyekongo barahunze bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Imibereho rero ikomeje kuba mibi kugeza ubu ngubu abagera ku 105 mu byumweru 2 byonyine nibo bishwe n'indwara zitandukanye cyangwa se n'imibereho mibi, kurwara ntibabone imiti, kurya nabi cyangwa se no kubibura, kurara hanze badafite bakinga umusaya. Nibyo bintu bishobora kuba byarahita, nibyo bigaragazwa nk'ibyahitanye abantu benshi. Inkuru ya nyuma rero muri updates nuko impunzi z'abanyekongo ziri mu mujyi wa Kigali zagize gutya
zijya kuri ambasade zitandukanye zikorera muri uwo mujyi wa Kigali, cyane cyane bahera kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya no kuri zindi ambasade, baramagana amagambo cyangwa ivangura, imvugo z'urwango zakoreshejwe cyangwa zikoreshwa n'abategetsi bakuru muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bateye amagambo turayamaganye, araduheza, aradusiga icyasha. Aya magambo aratugaragaza nk'abandi bantu, aratugaragaza ko dufite urwango mu bandi bantu. Aya magambo turayamaganye, ariko cyane cyane barashingira ku magambo yavuzwe na General Sylvain Ekenge, cyane cyane ku bwoko bw'abatutsi, yibasira abatutsikazi, avuga ko kurongora umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda ndetse no kwigengesera. Bati rero ayo magambo turayamaganye, kandi turasaba ko kominote mpuzamahanga igira ikintu ikora ikazajya ita muri yombi abaturage cyangwa se abayobozi bakoresha amagambo nk'ayo ngayo, kubera ko ari ibintu bihembera urwango ndetse bishobora no kugira ingaruka zikomeye. Ati rero ibi ngibi turabyamaganye, abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje gukorerwa ubwicanyi, bakomeje guhohoterwa, ibyo ngibyo rero turabyamaganye, ntabwo tubishaka. Ati kandi turasaba yuko hagira igikorwa nka Sylvain Ekenge tukabona atawe muri yombi, kugira ngo bibere n'abandi urugero, bityo izo mvugo z'urwango zihagarare. Nibyo rero abo baturage bagenda bavuga. Ariko tuve kuri iyi nkuru, reka tujye ku nkuru yacu nyamukuru. Mama 23 igize gutya ivuga ikintu igiye gukorera Tshisekedi nyuma yo gusuzugura Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakibaza ngo uyu mugabo yasuzuguye Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ate? Uyu mugabo Tshisekedi, hari amasezerano yasinywe ya Washington. Abantu benshi bakurikira ibya politike cyangwa badukurikira barayazi. Tshisekedi ayo masezerano yari yasinye, ariko bira igaragaza yuko ari uri inyuma mu kuyubahiriza. Uretse n'ibyo ngibyo, ayo masezerano ya Washington yagombaga kuba nka fondation igomba kubakirwaho amasezerano ya Doha. Kugeza ubu ibiganiro bya Doha, uretse kutubahiriza amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha, uyu mugabo asa naho yamaze kubitera ishoti, yamaze kubishyira ku ruhande, atarimo abyumva neza. Ndetse ubushize nibwo twigeze gukora inkuru tubagaragariza yuko Tshisekedi ngo yaba arimo agenda kwepa Doha mwibanga, ndetse avanamo n'akaboko, ibyo biganiro asa n'ubishyira ku ruhande. Ibyo rero bishimangirwa n'ibintu bibiri. Bishimangirwa no kuba ngo uyu mugabo yarahisemo inzira ebyiri. Inzira ya mbere ni iyi. Inzira ya mbere ni yuko ngo habaho intambara, kuko ngo wagushoje intambara mugomba gukomeza kurwana iyo ntambara kugeza agutsinze cyangwa ukamutsinda. Amahitamo y'inzira y'intambara niyo uyu mugabo yahisemo. Andi mahitamo ya kabiri ni ibiganiro ngo none ariko bikoreshejwe na Leta ya Angola. Ibyo biganiro bikoreshejwe na Leta ya Angola nibyo Tshisekedi yagize gutya ashyira imbere, aravuga ati byanze bikunze rero twebwe ntabwo tugishaka umuhuza Katari, ahubwo turashaka ko waba ibiganiro bishya bya Angola. Ibiganiro bishya bya Angola bigomba kuzabaho, ariko ngo nubwo Perezida Lorenzo yabimwemereye, yamubwiye yuko ibi biganiro bya Doha nibiba hari abantu bazatumirwamo. Abantu bazatumirwamo bitandukanye na foruma y'ibiganiro bya Doha. Ni ukuvuga rero guhitamo ko ibyo biganiro bya Doha bisa naho bihagarara, ahubwo noneho hakimikwa ibiganiro bya Rwanda. Abantu baravuga bati kubera iki? Imwe mu mpamvu rero itumye bibaho, ejo bundi yahishuwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi, uyu Dr Edouard Bizimana, yagaragaje yuko ngo Katari ngisa naho iri gukoresha ijambo ifite n'igitinyiro ifite, ndetse ngo n'amafaranga, ngigatuma ngo u Rwanda rudafatirwa ibihano. Kubera iki? Kubera ko ngo u Rwanda ngari inshuti ngo ya Katari n'ibindi bintu bitandukanye yagiye yandika. Ni tweet itaramazeho igihe yahise asiba, ariko mu kuyisiba yayisibye nyine abantu bamaze kuyibona, abantu babona yuko koko ibi ngibi uyu mugabo atangaje ari byo biri no mu mutwe w'abanyekongo. Dore ko diplomasi ya Kongo na diplomasi y'u Burundi muri iyi minsi bisa naho birimo gucurirwa hamwe, abantu baba barabibonye. Ibyo ngibyo rero kutagirira icyizere Katari niyo byatumye Tshisekedi ngahitamo inzira yo kuba noneho ngo Angola yasubukura ibiganiro bya Rwanda, ariko noneho ngo hagakoreshwa n'imbaraga z'intambara, aho uyu mugabo
ngo yamaze kwegera Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira ngo zibashe kumuhuza neza cyangwa zibashe kumufasha akorane deal na Eric Prince uyu nguyu afite umutwe wa Blackwater. Iyo Blackwater rero ni umutwe w'abacanshuro. Umutwe w'abacanshuro rero ukaba ngo uzamufasha mu kwigarurira ibice mu 23 yafashe ndetse no kubatsinda mu ntambara. Uyu mutwe wa 23 arimo avuga kazatsinda utangaje iki niki uvuze ku bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo? Ese nyuma y'uko Tshisekedi afashe icyo cyemezo cyo guhindura umuhuza bagiye gukora iki? Kuri ubu rero hari amakuru atugezeho. 23 umwe mu bayobozi bayo bakomeye uri bizi neza yatangaje ko ngo icyo bagiye gukora ati nous avons un mariage avec Kinshasa qui a été célébré à Doha en présence de nombreux témoins y compris ceux des États-Unis. Ati twagiranye mariage cyangwa twashyingiranywe na Kinshasa ati mu birori mu bukwe bwabereye i Doha kandi hari abatanga buhamya barimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati le projet qu'il souhaitait mettre en place en Angola ati no nous intéressait pas. Ati imishinga arimo yifuza ko yabera muri Angola ntabwo itureba ntidushishikaje. S'il désirait notre engagement qu'il proclamait publiquement le divorce et la fin de Doha. Ati niba yifuza yuko twitabira ibyo biganiro bya Doha ati natangarize mu ruhame ko habayeho gatanya ndetse n'ibya Doha birangiye. Ati nous prendrons acte nta kintu mu by'ukuri twebwe ntitubifata nk'ikintu gihari. Ati ibyo bintu basa naho batangaje kuvuga ngo okay twebwe twagiranye amasezerano i Doha ndetse ibiganiro byacu byaberaga muri Doha. Niba yumva rero yuko ibya Doha abivuyemo natangaze ku mugaragaro yuko ibiganiro bya Doha abivuyemo birangiye. 23 imaze gutangaza cyangwa yemeje ko itazigera yitabira ibiganiro bya Rwanda. Yo ibiganirizi ni ibiganiro by'Doha muri Qatar, ibiganiro bya Rwanda ntabyizi nikivuze. Ati kereka byabereye mu ruhame ndetse hari n'abatanga buhamya bari bahari n'abahamya bari bahari twiyangaje muri ibyo biganiro hamwe na Leta ya Kinshasa. Niba ari bivuyemo ni ibitangaze nanone ku mugaragaro ivuge yuko ibivuyemo ndetse ibya Doha birangiye. Iyo gatanya koko twagiranye mariage imbere y'abantu na gatanye nibera imbere y'abantu twebwe nicyo dushaka. Ati kubwiyo mpamvu rero ibyo ngibyo yifuza yuko ngo byazabi Rwanda twebwe ntabyo tuzitabira. Kuko 23 yanze kwitabira ibi biganiro kubera ko irabona yuko nta nyungu nyine ishobora kuzabibonamo. Ni mu gihe Leta ya Kongo yo ikintu ishyize imbere yuko ibi biganiro bya Rwanda ari byo bishobora kuba ngo byayifasha. Ariko nuza 23 yo irabona yuko Qatar ariyo irimo kuyifasha, ariyo ifitemo ikintu gikomeye. Ibyo rero urumva bishobora kugira ikindi kintu bitanga. Ariko reka turebe Tshisekedi kuva ku muhuza wa Qatar agashaka kujya ku muhuza wa Angola bivuze iki? Umusesenguzi umwe yatubwiye ati guhindura umuhuza ntabwo bizatabara Tshisekedi. Ati yongeye kugwa muri zange soza cyangwa yongeye kugwa muri wa mutego we wo guta inzira y'amahoro akajya gushaka indi igihe abonye ko igisubizo yari yiteze atari cyo azabona. Ati kuri iyi nshuro asa n'uwafashe icyemezo cyo gushyingura burundu inzira ya Doha. Ati mu gihe kitarenze ukwezi kumwe yagiye muri Angola inshuro 2 agamije intego yo guhindura umuhuza akava kuri Qatar akajya kuri Angola. Ati nyuma yo guhura na Perezida Joao Lourenço yasabye ko Rwanda yasubukura ubuhuza bw'ibiganiro bihuriweho n'abanyekongo bikubiyemo abanyekongo bose. Ariko aya ngaya yagiye kwitegereza usanga ari amayeri agaragara neza. Icyambere kubera iki Tshisekedi arimo guhitamo Angola. Icyambere no kuvuga ngo Angola iramuha amahirwe yo kuva muri mu nzira ya Doha.
Angola irimo iramuhereza nka platform yo kuba yayigira urwitwazo ikavuga ngo ariko mbere yuko dusubira i Doha reka tujye mu biganiro bya nuza bya Angola. Icyo gihe birabisobanuye ko Doha ari bo bayikwebye. Nukuvuga ngo biranamo amahirwe kugira gutya yo gucumbagiza ibijyanye n'ibiganiro ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington rigende gakeya kuko nibyo Tshisekedi yifuza. Kwivana rero cyangwa kugira gutya mu 2023 ikemeza ko ivuye muri Uvira kwari kugamije kongera guha imbaraga ibiganiro bya Doha. Kinshasa yo yahisemo guha umurongo cyangwa ubuhuza bwa Rwanda itera umugongo ubuhuza bwa Qatar. Bigamije iki? Bigamije kugabanya igitutu cy'Abanyamerika cyo bamushyiraho batiriko warasinye nimwihutisha ibiganiro kugira ngo ibyo twasinye bishyirwe mu bikorwa. Kugira Rwanda azaba afite ijambo ryo kuvuga ngo ariko ntago turarangiza ibiganiro bya Rwanda ni haraboneka ikibuga gikubuye cyo kuba mwashyira mu bikorwa ibyo twasinye Washington. Uko gukerereza rero umushinga w'Abanyamerika gushobora kuza kumugiraho ingaruka irimo no kuba yatakaza ubutegetsi. Mwabonye ibyabaye kuri Nicolas Maduro. Nukuvuga ngo Tshisekedi arasa naho yongeye kubyutsa igitekerezo yari yagize cyitwa dialogue inclusive. Nukuvuga ngo iki gitekerezo yarakigize ariko ejo bundi yari yagihakanye asa naho atacyumva neza niba arabajyanama be bahindagurika ntawo bizi. Ntabwo ari ukubera yuko akunda amahoro, ahubwo ni ukugira ngo akunde abone igihe abone igihe arambura ibiganiro ndetse akore n'imyiteguro ya gisirikare. Murabibona yuko yamaze kujya muri Blackwater abifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bikorwa barimo gukora muri Sudani kugira ngo Blackwater izabibonetse izaze no kubikora muri Congo. Nukuvuga ngo arimo arashaka kugira ngo ibiganiro bikuruke abone uburyo birambuka akomeza imyiteguro ya gisirikare. Nyamara uko kwiyegeranya kwe ndetse no gushyiramo abo bacanshuro ugiye kwitegereza ushobora gusanga rimwe muri trick ari gukoresha kugira ngo azabone amahirwe yo kuzagaruka mu rugamba afite imbaraga. Yitwaza inzira y'ibiganiro ariko noneho anashaka umwanya wo kwitegura neza avuye ku gitutu cy'Abanyamerika. Ikindi yizera ko Angola izamufasha gushyira igitutu ku kwirukana mu 2023 kubambura intwaro ndetse no kubakusanyiriza hamwe. Ariko imiterere y'ibintu ubu ngubu yarahindutse bikomeye. Ingabo za 2023 ubu zibarirwa nibura mu ngabo 40,000 bararuta ingabo z'u Burundi. Kandi mu 2023 irimo iratwara igice kinini kiruta kugeza ubu ngubu n'u Rwanda. Bivuga rero ngo kuba yavuga ngo reka ngabashyurize hamwe 40,000 byamugora ntibyanashoboka. Icyo kora gutekereza mu buryo bushyize mu gaciro ntabwo si ibintu bya Tshisekedi. We nukuvuga ngo arakiza ariko ashobora kwanga kwemera yuko ko asubira muri Doha na mu 2023 bishobora kugira ikintu bimufasha mu kuba yagira ijambo. Noneho ikindi cya kabiri bishobora kugira ikindi kintu bisubiza inyuma mu kwitandukanya kwe na FDLR. Ariko noneho ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Si ubwa mbere bibaye. Yatindije inzira ya Nairobi, hanyuma atinze inzira ya Rwanda, abuze ikindi kintu kimushimishije. Ubu ngubu noneho yongeye gusubira mu nzira ya Rwanda, nyamara yari yayivuyemo kubera ko nta kibonyemo agidoha. Abonye Doha nta kintu akuyeyo agarutse Rwanda. Rwanda rero niyo mahitamo ye ubu noneho mashya. No kuvuga ngo arasa naho inzira ya Rwanda irasa naho iri buze kumukururira gusa naho muri negotiation azaba afite umuntu umushyigikiye cyane cyangwa undi mutegetsi umushyigikiye cyane ari we Perezida Evariste Ndayishimiye. Kubera yuko uyu Perezida Ndayishimiye uzaba umushyigikiye biragaragara ko bafitanye umugambi kuko binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana baherutse kunenga ubuhuza bwa Qatar.
icyo gihe rero kuzaba afite umuntu umushyigikiye hafi aho ngaho uyoboye African Union kandi bafatanyije kunenga Katari, bizamuhereza andi mahitamo meza kandi bizamuhereza n'izindi mbaraga nziza mu bijyanye n'ibiganiro byo muri Rwanda yitezemo yuko bishobora kuzamugirira inyungu. Ku bantu rero bizeye amasezerano ya Doha yuko ashobora kuzashyira iherezo ku ntambara, ibi ngibi navuga ngo forget mu byibagirwe. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi muri make arasinya amasezerano ya Washington akajya mu biganiro bya Doha n'ubwo yamaze kubitera umugongo, ariko kuri tere arimo gutegura intambara. Mu by'ukuri agaragaza ko we nta bushake na buke afite bwo kuba yaganira no gukemura ikibazo cya 23. Kuva intambara yatangira ubushake bwa Tshisekedi bwagiye buba bukeya, ari nabwo bwatumye n'abahuza bose bagenda basa naho bananiwe. Ubu icyabayeho ni ukunaniza Katari isa naho yafashe icyemezo cyo gusa naho nayo icitse intege, nubwo Kongo nayo isa n'ibivuyemo, ariko Katari nayo irasa naho yari imaze gucika intege bitewe n'uko ngo ibintu bitarimo bigenda nyine uko irimo ibyifuza. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yashimangiye yuko Kongo yitegura intambara, avuga ati tuzarangiza iyi ntambara, anongeraho ko ibiganiro ngo bya Doha ari intangiriro yo kurangiza cyangwa yo gusenya 23. Ibyo rero byagiye bigaragaza ko byanze bikunze nta kintu na gitoya iyi Doha ishobora kuzageraho bitewe n'uburyo Kongo itarimo kuba cooperative muri uyu mugambi, kandi bishobora kuzageza habi Tshisekedi. Ikiri buze kubaho rero, ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari bari buze kwihanganira ubu buryo Tshisekedi agiye kubacisha amazi mu ruhando mpuzamahanga, bamwemerere koko bamwemerere, cyangwa uyu mugabo nawe araza kuba nka Nicolas Maduro avuga ati uyu muntu koko niwe kibazo. Ibiganiro bigiye Nairobi uti nta kirimo, tubishyire Rwanda. Bigiye Rwanda uti nta kirimo, tubijyane Doha. Bigeze Doha uti birimo ntago binshimishije, tubigaruri Rwanda. Hagiye kugaragaza noneho yuko uyu mugabo hari ikindi kintu arimo. Gusa mwamaze kumva ko 23 yatangaje ati twebwe ntabwo tuzigera twitabira ibiganiro bya Doha. Twakoreye mariage Doha, ibiganiro bya Rwanda twakoreye mariage Doha, natangaze ko twanakoze divorce. Ibya Doha bitaye agaciro, tutazongera gusubirayo. Nibice bashaka. Agatongo bimaze gutangazwa ko byagenze gutyo. Rwanda imaze gupfa, cyo 23 yakoze yafashe Goma, ifata na Bukavu. Doha isa nihagazeho gatoya, bafashe Uvira, ubu none bahita bajya Tanganyika. Nicyo bisobanuye, dore ko byanagaragaje yuko bidatinze Tanganyika bashobora kuzagerayo, kandi koko ugereranyije naho bari bashobora kwambuka bakagera muri Karemi muri Tanganyika. Muri comment rero tubwire naho kubyumva, twongere duhure mu masaha ari imbere.